François nawe byukusenge Latifa muje ku bushake bwanyu ukuragiza Imana mubano n'urukundo byanyu muri imbere y'Imana Data wa twese n'imbere y'iteraniro ryayo ry'abizera. Imiryango yanyu, ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe bicaye hano imbere yanyu, niyo mpamvu itumye nkubaza wowe niyo nkuru François nawe byukusenge Latifa, nkubaza ngo niyo nkuru François ko wemera ubushake bwawe nta gahato ko byukusenge Latifa akomeza kukubera umugore wawe mushyingiranywe. Niba ubyemeza urazamura ikiganza cyawe cy'iburyo ubihamirize imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ryayo n'imbere y'abera bayo. Niba ubyemera, kandi niba utabyemera uvuga uti simbyemera, ariko niba ubyemera rambura ikiganza ubivuge. Ndabyemera. Mwakomeye Imana amashyi. Niyo mpamvu itumye nkubaza nawe byukusenge Latifa ko wemera ku bushake bwawe nta gahato ko niyo nkuru François akomeza kukubera umugabo wawe mushyingiranywe. Niba ubyemera zamura ikiganza cyawe cy'iburyo ubihamirize imbere y'iri teraniro n'imbere y'abera b'Imana, kandi niba utabyemera nabyo urabivuga. Ndabyemera. Mwakomeye Imana amashyi. Nagira ngo munyemerere muhane ibiganza byanyu by'iburyo. Sinzi uri gufata agafoto, uramuha mikrofone avuga uti yewe niyo nkuru François, Yewe niyo nkuru François mbikuye ku mutima, nemeye nta gahato ko byukusenge Latifa akomeza kumbera umugore w'isezerano. Nzakomeza kumukunda, nzakomeza kugukunda, kukurinda no kugukuyakuya mu minsi mibi no mu myiza, mu munezero no mu mubabaro, mu burumbuke no mu nzara, turi bazima cyangwa turwaye, tubyaye cyangwa tutabyaranye, twikennye cyangwa dukize, mu minsi yo kubaho kwacu kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Reka tukomere isezerano ryabo amashyi. Hanyuma baraha na byukusenge ngo yewe byukusenge Latifa mbikuye ku mutima, niyemeje nta gahato ko niyo nkuru François ukomeza kumbera umugabo w'isezerano, nzakomeza kukubaha, nkugandukira, nkumvira, nkubera umugore w'indahemuka mu minsi mibi n'imyiza, mu munezero no mu mubabaro, mu burumbuke no mu nzara, turi bazima cyangwa turwaye, tubyaranye cyangwa tutabyaranye, dukennye cyangwa dukize, mu minsi yose yo kubaho kwacu kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero rye ryera. Amen. Reka dushimire Imana, turakomera amashyi. Bamaze kugirana indahiro, umwe abwiye undi ko azamukunda mu bihe byose. Rero nagira ngo ndabanza nkazitegereza kugira ngo ndebe yuko nta hantu bazikase.
zirebe rwose nazo tuzazibonemo. Tabara amaso yanjye, reka mpamagare pasiteri nawe ndebe ko izi mpeta zifite iteranyirizo. Abaye ari ayanjye yabirebye nabi, aya muzehe wanjye yaba ameze ati? Ntaho ziteranirije ko mwari kuranye. Uko izi mpeta zidafite uruteranyirizo, ni nako n'urukundo rwanyu rutagomba kugira itangiriro n'iherezo. Rugomba kuba rumwe. Uko wayizenguruka wayizenguruka ukarinda ugigaruka aho wari uri, n'ubundi ari impeta imwe. Mujye muzenguruka ubuzima bw'urukundo rwanyu, mwumve n'ubundi ruracyari urukundo rwanyu, mwumve ntiruhinduka. Impeta ni ikimenyetso cy'umubano mu buryo bubiri. Icya mbere gifite ibara rya zahabu. Ni uruvange rw'impeta ifite ibara rimwe risa. Niko n'umubano utagomba kugira ikiwuvangira. Ntugomba kwandura, ahubwo ukwiye guhora ari uwera. Impeta ntigira itangirira n'iherezo, muri make ntigira uruteranyirizo. N'umubano wanyu nawo nuko, ntugomba kugira aho utangirira n'aho urangirira. Umubano w'umugore n'umugabo uvuye mu bushake bw'Imana ntugomba kurangira keretse habaye urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana Data wa twese, se w'Umwami wacu Yesu, izi ni impeta aba bageni bagiye kwambikana. Ni ikimenyetso ndakuka cy'urukundo rwabo, kandi bagiraniye imbere y'itorero ryawe ryera n'imbere yawe ubwawe, imbere y'imiryango n'ababyeyi, ko bemeye gukundana ndetse no kugukorera kugeza ubwo bazaragana gakondo yera yo mu ijuru. Ntunyemerere ntibe ikimenyetso, ahubwo ibabere igihango bagiraniye imbere yawe, kuko umuntu arinda igihango kugira ngo atagitatira, ariko iyo ari ikimenyetso umuntu ajya yibagirwa. Ndasenze kugira ngo François ajye ahora azirikana Latifa, na Latifa ahora azirikana François ku manywa na nijoro. Urukundo rwabo ntuzagire itangiro n'iherezo. Uzabarinde Satani wabatanya, ahubwo bajya barubakiye ku bumwe bw'ijambo ryawe no kukwizera. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Bakubwiye ko uzayambika ku ruhe rutoki? Amanze ndebe, manze mbarebe. Rurebe rwose, urebe, hitamo rwose. Wirwereke gihe rwereke bari, babwire ngo we iyi sambi irafashwe ntimuzongere. Babwire ariko iyi sambi irafashwe. mubwire uti wowe Byukusenge Latifa, wowe Byukusenge Latifa, mwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'uko niyemeje kukwiyegurira no kugukunda, nk'ikimenyetso cy'uko niyemeje kukwiyegurira no kugukunda, ko nta wundi nzakubangikanya nawe mu buzima. Imana Data wa twese, mbikoze mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka wera. Amen. Mwakomeye Imana amashyi. Muhobere rwose. Oya mwiyegereza ubundi, niba wari warashyizemo metero yikuremo. Hanyuma uretse gatoya, wowe fata impeta. Umaze kubona arakubwiye ngo arakwiyeguriye, arakwihaye wese n'inkweto n'amasogisi wese.
wenda kuretse ngaho reba umutoma wamutera iyo mwambi kumutera umutoma rwose reba akajambo keza wamubwira umupira utisheri ntuzajya utaha nzajya nkoza ibirenge nguha amazi uyimwambike rwose mutera umutoma rwose. ndagukunda nta wundi muntu nzigera nkunda kukurenza ukunda kurenza ubwo umwana twabyaranye nakomeye amashyi. noneho rero bagiye kutwemerera uko bamaze kurahira imbere y'Imana bavuga ngo urukundo rwabo nta tandukaniro ntacyo. umva ndakwemereye muhobere, nushaka umuterure, nushaka umusome. dore inka yabyaye mu mbeshi imaze urwanjye hasigaye naho abashumba. n'ubu rwose nguhaye iminota 2 yose nk'ubwo abantu b'abaririmbyi baririmbana nabo korari ndi nkamwe naba nateye ikorasi. korari ndashaka ko mutera ko mubareke banunirane nk'uruyuki n'ubuki rwose. oya muhoberesha muhobere mubwire muhobere rwose nta muntu amen. hanyuma nyuma y'urundi yabwiye Rwanda ngo ha ngaho ibintu agukoreye nawe bimwishyure mubwira uti sha nkorera ibintu nk'ibi protocol benda akako mana base bya bintu buriya rwose ni rwose ati umubavu sinzawusiga oya mare igirayo ibyo bimureke nawe nabikore bifata rwose ariko mana ya hanyuma muhobera umushimira umubwira uti sawa rwose. Imana ibavugisha. Marene namufashe bapfukame barebana, mupfukame murebana, ufatane mu biganza byanyu ndetse barapfukama oya murarebana we ngwino reka mbinginge gatoya buretse matera nimuyihagarike gutya biradufasha. barapfukama murebana yego hanyuma mufatane mu biganza byanyu mwembi murasubiramo aya magambo ngo guhera ubu winyingingira kugusiga ngo nsubireyo ngo ndeke kugukurikira kuko aho uzajya nanjye niho nzajya, aho uzaba niho tuzabana, ubwoko bwawe bwanjye
Imana ukorera niyo nanjye nzakorera kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero rye ryera. cyangwa Kristo aje gutwara itorero rye ryera. Amen. Amen. Bagifatanye. Guhera ubu ubwo mumaze gushyingiranwa imbere y'Imana n'imbere y'iterero ryayo n'iteraniro ry'abahamya bose, nanjye nshingiye ku bubasha mpabwa n'Imana Data wa twese ihoraho, nshingiye no kubwo nahawe n'umutwe w'amatorero y'Ababatisita mu Rwanda, nemeje ko wowe Niyonkuru François na Byukusenge Latifa mubaye umugabo n'umugore. Wowe Niyonkuru nawe Byukusenge ntabwo mukiri babiri, ntabwo mukiri abantu babiri, umwe ku giti cye undi ku giti cye, ahubwo mubaye umubiri umwe. Niba ari Imana yabateranije, ntihakagire umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kibatandukanya, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Kanandike mushumba bagipfukamye, hanyuma aze tubasengere. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana se w'ibyaremwe byose, mugabye ubugingo bwacu, turakunezererewe, tukuzamuriye amashimwe kuri aya masaha, tugushimira uburyo warinze mwene Data François, ukarinda mushiki wacu Latifa, ubwo Mwami Imana yacu bari bagitegereje ko gusohorezwa isezerano nawe wabaye mu ruhande rwabo, cyane ko tuzi neza uburyo shitani yanga umuryango, uburyo shitani yanga ubukwe, ariko kuba warabaye mu ruhande rwabo ukabarinda, turakunezererewe, tukuzamuriye amashimwe, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Rero twakomeje kumva icyo ijambo ryawe ritubwira, umaze kurema umuntu ukamushyira hariya, Mwami Imana yacu, wageze aho ngaho witegereje ubuhanga bwawe, ubona ko atari byiza, nuko uti reka muremere umufasha umukwiriye. Mwami Imana yacu, ni muri uwo mwanya no muri urwo rwego turi hano kubwo gusohorezwa isezerano nawe kwa mwene Data François na mushiki wacu Latifa, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Rero ibi byiza shitani yari yarabibanyaze, yari yarabibagomwe, ariko turagushimye kubw'uyu munsi ko hari icyo ukoze, Mwami Imana yacu, bikaba bikorewe ku mugaragaro, bose babireba, icyubahiro n'ikibi cyawe. Rero kubw'ibi birori Mwami Imana yacu bigaragarijwe iteraniro, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe, reka ibi byose bibe byo gukomeza gukoza isoni shitani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Bityo rero Mwami Imana yacu, dusengeye aba bene Data hariya bagiye gukomeza kuba nk'uko ariko wabishimye kandi ukabishaka. Mwami Imana yacu, ubushitani ntabwo yishimye, niyo mpamvu dusenze cyane dusaba ngo igihe cyose bazagira ibibazo bakagutabaza, nawe uraheraho mu ijuru, uzumve gusaba no gusenga kwabo, kandi ibisubizo bizagende biguturukaho. Rero Mwami wacu, Mana yacu, reka bibabere iby'umugisha hariya batuye, kugira ngo ujye ubaha kubana neza n'inshuti n'abavandimwe, ujye ubaha kubana neza n'ababyeyi, kandi Mwami Imana yacu, reka tubasabire umugisha
wo kugira ngo umugisha wawe uzakomeze kubagaragariraho mu buryo bazagerageza gukoresha amaboko yabo, kandi umugisha wawe uzakomeze kugaragarira mu biraro bazagerageza kororeramo, kandi umugisha wawe uzakomeze kugaragara ku mbuto Mwami Imana yacu z'umubiri wabahaye, kandi ibyo byose nubigenza neza tuzagushima. Urugo rwabo rukomeze kuba uruhoza amata ku ruhimbi, kandi ruzakomeze kuba urutembamo imitavu. Ibyo byose tubyatsa Imana ibifite mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. mudukuriremo bimukeka mwereke nyegera hano, hera hano wereke bano basaza, mutembereze umubwire uti mubereke rwose, mubereke uti mwamubonye, mubereke rwose uti mwamubonye. ubu ngubu nta kububa rwose, ibintu ni amahoro. Aha, umutemberane no muri korali, umutemberane na hariya hirya rwose umubereke, hanyuma nurangiza urebye mu byubahiro byawe. mubereke rwose, mubereke, mutembereze. ariko ko nde muri kumubaha ngo bamuhobere cyane, ni akazi kawe. andi majoro yose twari twarihanganye, ariko uyu munsi turagutegetse. mubereke rwose, korali zamuririmba n'ikimuga nanjye bitwaye. aba Yesu, aba Yesu nishimira izina rye ryiza. munyaruke mwihute mutembere, mugatisha hariya inyuma rwose naguha uburenganzira. turashima Imana, turashima Imana kuba barazwa na Latifa. kwihangana ntibyakoroha, turashima Imana tukiha ikiziriko. shyiramo akabaraga wihute rwose ntacyo bitwaye. tembera rwose. ageze ku basore, ageze ku basore ati ishati narago batwaye ishati. batambuke tugatisha amata mubebere nabi nyuma, mubebere n'umubare hafi, mubebere rwose, mubebere n'abantu mubarera. mutembereze nta kibazo. ariko araboneka mutembereze kuko hari ubundi bwari yagutaya, mutembereze rwose mufata ukuboko. ubwo rero kuko bitangiriye mu nzu y'Imana, umutembereze bizakomeho, ujye umutembereza abona umunezero. hanyuma muranyura hano.
hano baze babihamye, hanyuma buri wese arasinya imbere y'izina rye, natwe turabihamya ngo uhereye none ndagusinye. Yumva ko bavuga ngo iki? Nanjye ndagusinye, ntusinyira wenyine, byose ndanabisinye. Katurarike parene na marene nk'abahamya, abo nkunda kwita abatungura inama, kandi tubashimire inama zanyu. Reka twese duhuze ibiganza dukomere Imana amashyi, dushimire n'umuyobozi w'itorero wadufashije. Hanyuma nyakunda kuvuga, nasoma ijambo rivuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima ningwa ninicira mu mwijima. Turashimira Imana ko yongeye gucana umucyo mu rugo rwabo, bakaba bacitse ubwo. Rero itorero ryabateguriye icyemezo cy'ishimwe, mwarakoze gufata umwanzuro mwiza. Mwarakoze, mwarakoze. Hanyuma nagira ngo nsabe umuyobozi wa gahunda tuzanire igiseke. Ubu mugiye gutangira kwiga uko bakora ubudiyakoni. Yego, ni badiyakoni b'ejo hazaza. Ni kimwe aragihurizaho ibiganza bose bateruye, bigire hariya. Tugiye gutanga ituro twazanye mu nzu y'Imana yo gushyigikira abageni babo. Hanyuma kuko basezeranye kuzaba umwe no gufatanya, muragifata mwese. Iriya foto niyo mbanza gushaka muyo. Iriya foto ndayishaka. Bose ihangane, iyo telefone nigeze kubona ifoto. Imana ibahe umugisha. Hanyuma twese uko twaje mu nzu y'Imana turagena ituro twagennye uyu munsi yo gushyigikira no kugira ngo dufashe bene data. Mbibutse ko aka kaniyo ntakavuze, hari igihe abantu bitangiye. Mbibutse yuko ubu ntabwo urugo ruhita rukura ngo gire. Rero itorero rifite uko ryamenyeye kugira ngo ryibuze ituro rijye ni umusanzu wo kuzamukiraho kw'abageni bacu. Mpamvu tubivuga hano, hari umuntu ujya gutura ati nayo pasitora ari burya. Oya, nasize kawunga mu rugo i Runyonzi, iriyo na pasiteri kandi imyumbati ireze. Si byose mwari wowe ntabwo ibijumba byabijumba ni byiza, ireze rwose. Rero turayigena. Rero aba badiyakoni bacu bakuru uyu munsi bungutse bagiye kudufasha, kuko nibo bazahagarara muri izi nshingano ejo cyane.